Reka rogere gwikaze ukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagatswe n'amakuru yacu y'imyidagaduro, ni amakuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije kugira ngo tumenye uko bihagaze muri iyi si y'imyidagaduro. Reka rero amakuru yacu mbafitiye kuri uyu munsi tuyahere kuri inkuru ivuga ko Mutesi Scovia yasutse amarira avuze ku nkuru yamuteye agahinda. Ni mu kiganiro cyagarutse ku butwari bw'abanyamakuru igihe bakusanya inkuru zibabaje cyane cyane zigaruka ku kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Umunyamakuru rero Mutesi Scovia uri mu buhanga b'igitsina gore yasutse amarira avuze ku nkuru yamuteye agahinda. Uyu mugore rero ukora itangazamakuru yibanda ku mibereho myiza y'abantu yavuze ko uretse kuba ari umunyamakuru ari umunyarwanda wavukiye mu buhungiro, akaba rero afite inshuti n'imiryango yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi n'abandi bafite ibikomere byatewe nayo. Yongeye kugaruka ku mwuga we avuga ko rero rimwe na rimwe abanyamakuru n'abanyapolitike basabwa gukomera kugira ngo babashe nyine kuba umuyoboro wo gutambutsa ibiri kuba, bigatuma rero bababona batabona intege nke zabo nk'abantu. Scovia rero yabigarutseho afatwa n'ikiniga ubwo yari yibutse inkuru yamubabaje igaruka ku bagore bafashwe ku ngufu mu ruhame muri jenoside yakorewe abatutsi, bamwe rero bakanicwa nyuma abarokotse bagasigarana izindi ingaruka. Ati rero ubwo twibukaga ku nshuro ya 28 nagiye mu karere ka Kamonyi aho uwitwa Akayezu wari burugumesitiri yagize ati uruhare rukomeye mu ifatwa ku ngufu ry'abagore. Njya kuganira rero na bamwe mu bagore bafashwe ku ngufu. Umunyamakuru Scovia ati Bibiliya ivuga neza ko gusambana ari icyaha kibera mu mubiri, aho rero bahurizwaga mu kibuga hari igiti cy'umuvumo kinini harundwaga nyine impunzi z'abatutsi zirimo abagore bafite abana, abagabo ndetse interahamwe zikabagotera aho ngaho, abagore rero bagasambanyirizwa mu ruhame, abagabo babasimburana mu maso y'ababo. Mutesi Scovia rero yagize ati iyi nkuru yarambabaje, ati ndayitekereza nayumva, ati na n'ubu nananiwe kubyakira, ati n'uyu munsi iyo mbyibutse ndababara. Scovia rero yasutse amarira iyo yibutse iyi nkuru. Yatangaje ko rero ngiyo agiye igihe yafataga iyi nkuru atigeze arira bidatewe nuko atababaye, ahubwo bitewe nuko yasabwaga gukomera mu maso y'abamuganirizaga bamubwira ishyano bakorewe muri jenoside yakorewe abatutsi. Yakomeje rero agira ati ntabwo nigeze ndira, ati impamvu ngira ngo ntarize, ati numvaga iyo nkuru, ati rero nasabwaga kuba umunyembaraga kuruta uwo mbaza. Ibi byatumye rero uyu munyamakuru asobanurira impamvu arize asubiramo iyi nkuru, abihuza rero n'amarangamutima y'abanyamakuru ahishirwa kugira ngo buzuze nyine inshingano zabo. Ati impamvu rero ku maso yanjye hatembye amarira, ati nuko ngiye muri zone yo kuba umunyantege nke, ati ntabwo ari bisanzwe kuba umunyantege nke kuri njye. Mutesi Scovia rero yagarutse ku nama yahawe na meya w'umujyi amubwira ati Scovia ni byiza ko ukora izo nkuru, ati ni byiza ko isi isobanukirwa n'amateka yaranze u Rwanda, ariko ukwiriye kuzashaka umuntu ubwira uko wiyumvaga kugira ngo bigufashe gukomeza kubaho. Mutesi Scovia rero akomeza agira ati ntabwo abantu bazi ko umunyamakuru ashobora kuba umunyantege nke, ati iyo ndi gukora inkuru zo kwibuka n'izindi mba niremyemo kuba umunyembaraga kurusha abo nganiriza kugira ngo akazi ntikangirike. Ati rero ibi byatangajwe hagendeye ku mbamutima z'ababarizwa mu itangazamakuru bashobora kuba nabo bafite ibikomere basigiwe nyine na jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa se bashobora kuba barabuze ababo, ati cyangwa se barabaye impunzi kubera amateka, cyangwa se bagahura n'inkuru zibabaza imitima yabo igihe bakora, ariko bagaharanira kuzuza inshingano zabo kandi bakomeye barwana no gukomeza abandi.
n'abandi. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Coach Gayeri yagaragaje amasomo agera kuri 7 yo kwigira ku Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Uyu Karomba Gayeri rero wamenyekanye nka Coach Gayeri rwiyemezamirimo umaze gushinga imizi mu bisata bitandukanye, yafashe umwanya agaragaza ko ubudaheranwa bw'u Rwanda ari igitabo gifunguye ku muntu wifuza gutera imbere. Muri iki gihe rero u Rwanda n'isi yose bibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Uyu Coach Gayeri yagaragaje ko igihugu cyari cyarashegeshwe icyongeye kwiyubaka, agaragaza ko rero abantu bakwiriye kubikuramo nyine amasomo agera kuri 7. Ubu rero tukaba tugiye kubasagerazaho amasomo agera kuri 7 yatangajwe n'uyu rwiyemezamirimo Coach Gayeri, ndetse akaba yarasobanuye ko ahereye ku bushobozi, ubumwe ndetse n'urukundo. Ikintu cya mbere yavuze ko dukwiriye kwigira kuri ibi bihe u Rwanda rwanyuzemo bya jenoside yakorewe abatutsi. Ubu ngubu u Rwanda rukaba rumaze kwiyubaka. Yavuze ko tugomba kuba twarigiyemo icyitwa ubushobozi, ati twamenye ko twifitemo imbaraga zo kwigira no kwiyubaka tudateze amaboko. Icya kabiri yakise ubumwe, aho rero avuga ko twahisemo ibiduhuza kurusha ibidutanya. Ati ndi umunyarwanda isimbura amoko. Icya gatatu yavuze ko ari urukundo, ati buriya imbuto y'urukundo muri twe yarakuze. Ati twize gukundana nk'abanyarwanda ndetse dukunda u Rwanda rwatubyaye. Icya gatatu yakize ubumuntu, aho amateka mabi rero yatwigishije guha agaciro ikiremwamuntu no kurwanira uburenganzira bwacyo. Ikindi yakize rero ubwenge, ati ubwenge narwo tugomba kuba twarabwize. Ati gutera imbere ntibituruka kuba u Rwanda rukungahaye ku mitungo kamere, ahubwo igishoro cy'ibitekerezo nicyo kizana iterambere. Ikindi yakise rero ubuzima, ati isomo rero ry'ubuzima nacyo ni ikintu utwize. Ati nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 byasaga naho birangiye, ariko ubu Imana yadusubije ubuzima. Ati u Rwanda ni rushya, ati turiho kandi tuzabaho ndetse neza. Ikindi rero yavuze ati ni ugushira amanga tukemera ko turi abanyembaraga. Ijambo rero ryaduhaye ijabo, ati turi ishema mu mahanga. Ati kwita ku munyarwanda bitubera ikamba. Ati ubu rero turi icyerekezo mu mahanga. Ati kandi intego yacu ni ukudasubira inyuma. Coach Gayeri rero yerekanye ubudaheranwa bw'u Rwanda no kwishakamo ibisubizo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nk'isomo ridakuka. Chrisnet na Riderman bahojeje umubyeyi wicanwe intimba mu ndirimbo yarakuze. Umuhanzikazi rero Chrisnet afatanyije n'umuraperi Riderman bakomeje ababyeyi bajyanye agahinda no kwicwa, bagasiga ibibondo babahumuriza ko abo basize babaye abagabo bizihiye u Rwanda. Uyu muhanzi w'umuraperi rero Emile Gatsinzi wamenyekanye nka Riderman afatanyije na Kanoheli Christmas Rafi uzwi ku izina rya Chrisnet mu njyana zitandukanye zirimo gakondo bashyize hanze amashusho y'indirimbo ikomeza barakutse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ni indirimbo rero ikubiyemo ubutumwa bubabaje ariko bw'inkomezi buvuga umubyeyi wishwe asenga asabira umwana we ko yarokoka. Imana rero kumva amasengesho ye nubwo we atabashije kubaho. Mu ndirimbo rero bagize bati umutima utera n'ubwoba bwinshi, umubiri wuzuye amaraso. Ati wateye isengesho usengera abicanyi, ati bababarire nabo sibo. Ntiwumvaga rero ukuntu abicanyi baba inyamaswa bigeze hariya. Abo rero wareze nabo warereye nibo bakwambuye ubuzima. Bati rero umwuka urenga amarira azenga ntabwo wahagaritse gusenga. Uti Imana irindire abanjye barokokeye aya mahano. Mubyeyi rero nubwo wagiye ukajyana n'abacu ntabwo twashize, Imana yaraturinze. Ati tuzihugura imihigo. Yagize ati tuzahigura imihigo wahize. Leta rero yabaye umubyeyi itwitaho turiga turaminuza. Ati ndabizi uba aho wagiye uzandeba ugatuza. Reka rero amakuru twari tubafitiye muri aka kanya muri ibi bihe twibuka abacu bajize jenoside yakorewe abatutsi. Reka tube tuyafiniye ahangaha mbibutsa ko dukwiye
kwibuka twiyubaka. Reka dusoreze aha ngaha amakuru yacu, weza ko aribwo bwa mbere udusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije. Reka tubabwire ngo turabakunda cyane kandi Imana ikomeze